nkuko twasuye rero ECOWAG tukasura n'umuyobozi wayo Leo Mubera, twishimiye kandi kuza kuganira nawe no kutwereka bimwe mu bimera bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi yewe n'ibikoreshwa mu buhinzi bitandukanye, dore ko ECOWAG Limited ifite ubushakashatsi, ifite n'ibyikora byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi none tugiye no kureba kubijyanye n'ubuhinzi n'ibimera bitandukanye n'akamaro kabyo. Yari yatubwiyeho umucyayicyayi umaze imyaka 5. Hano murabona mu by'ukuri kuri ECOWAG, murabona yuko nkuko twavuga ko ari ubuhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije. Nibyo duhinga umucyayicyayi cyane nkuko twabivuze. Uyu mucyayicyayi rero lemon grass n'umucyayicyayi umaze igihe kirekire cyane, umaze imyaka 5 usaruwe. Biba rero abantu benshi ntibashaka kubyumva kuko bazi ko ujyanye mu isoko uhita wangirika, ariko twebwe ikikwereka ko ari umucyayicyayi mwiza iyo ugize gutya ukureba urabona iri bara rya hano, urabona yuko ari ya verdure, donc biragaragara yuko ari umucyayicyayi umwimerere koko. Hejuru ho birumvikana imyaka 5 nyine igomba kugenda igira. Uyu mucyayicyayi rero uko bigaragara ubu ngubu urahumura rwose, wagira ngo uvanye mu murima, cyane cyane twebwe tunda kukoresha kuko udufasha cyane cyane ku ndwara z'ubuhumekero, ariko nanone ukabasha no kudufasha kubijyanye kurwanya imibu. Niba turwanyije imibu tuba turwanyije malaria. Hahandi nyine ukawucana ukawushyira mu mbabura, umwotsi ukazamuka, imibu ikirukanka, imibu yakwirukanka n'amavuba akirukanka. Icyo gihe rero uwo muntu arara neza kubera yuko nta mibu ishobora kumutera. Twatangira kuhinga cyane mu nkengero za Nyabarongo, dukora ikintu kimeze nka ceinture d'or Nyabarongo, kubera ko n'imibu niho ituruka. Urwanya umwanzi burya rero ajya kumutangirira aho agomba guturuka. Natwe rero twitangira aho ngaho kuri iyo migezi ya Nyabarongo, niho hateye imicyayicyayi myinshi, n'ahandi mu baturage bandi tugenda duha imicyayicyayi tunabasobanurira n'icyumara. Uyu mucyayicyayi umaze imyaka 5 ushobora kunyobwa. Uyu mucyayicyayi wanywe bwitanganiriye mpumure yaho ibya ubwabyo uhita wumva yuko ugomba kunyobwa. Ubu ngubu uracyanyobwa, nta kibazo rwose. Ubu ngubu ufashe wawunywa, kuko ni nacyo twashaka kugaragariza abantu ngo tubereke ko ufashe ufite umumaro. Imyaka 5 rero ntabwo ari igitangaza, ahubwo ibanga nta rindi muri ECOWAG. Ibanga n'uburyo tubihingamo, uburyo dufumbiramo, uburyo dusaruramo, n'uburyo tubika ibimera byacu tubikonserva kugira ngo bye guta umwimerere. Mwatubwiye yuko ibimera byose turi bubona aha ngaha nta na kimwe mukoreshamo imiti mvaruganda, amafumbire mvaruganda. Ese nibyo koko niko mubigenza? Kuki mutabikoresha? Niko ari ibikoreshwa mu buvuzi mubigenza mute? Nukubera iki? Kandi tuzi ko ifumbire ituma ibintu bikura vuba vuba, igatuma bitanga n'umusaruro mwinshi. Mwebwe kuki mutabikora gutyo? Twebwe yari impamvu dukoresha bino bimera byacu ubwabyo biba bitumye tubika amafaranga, kuko urumva ibindi birahenda biba byaturutse no hanze. None ibyacu rero tuba tubihesheje n'agaciro. Ikindi tubasha no kubivanga kuko tubyihingira, tugasanga tubashe gukoresha nka dufate nka artemisia, ndaza kwibereka ni kimwe mu bimera dukoresha turwanya mu murima ubusimba n'indwara. Akira yitwereke yanamenyekanye cyane, twayumvaga bavuga ko ikoreshwa mu miti itandukanye irimo niyo kurwanya COVID-19, nubwo nyuma yenda ubushakashatsi atari ko bwabyerekanye muri Madagascar, ariko byanze bikunze ni icyatsi gifite akamaro gakomeye cyane. Harira muri ECOWAG mugiye kutwereka ibyatsi bitandukanye, harimo n'icyo bita artemisia cyavuzwe cyane kandi kiramenyekana mu bushobozi bwacyo bukomeye bwo gukora umuti ukomeye mu kwica udusimba, mu kurwanya indwara zitandukanye zibasira n'abantu. Iyi artemisia annua, kuko artemisia zose ntabwo ziteranwa. Iyi niyo artemisia annua, ari yindi ivura malaria, ndetse iyo urebye n'abashakashatsi kwa harimo n'iki, dore ni ibingibi artemisia bashaka kukubwira yuko ari cyo giti babikoreramo. Ntabwo ari igitangaza ko abashakashatsi bacu mu Rwanda nabo bakora ibyo binini hano mu Rwanda. Turabyifuza, turazihinga. Nicyo nanasabaga leta nayo ngo idufashe ibyo binini bibe byakorerwa no mu Rwanda. Artemisia annua yafasha cyangwa ikoreshwa mu kurinda malaria no kwivura. Bayinywa bate, bayikoresha bate? Mu buryo bw'igipimo bwo iyi ikoresheje iyo hari kubiza amazi n'ibintu bya infusion, ufata nyine ifu yayo, noneho ukavana amazi ku ziko ugashyiramo urugero rwagenwe,
bitewe n'uwo ugiye kunywa, kuko urumva hari umuntu mukuru n'umuntu mutoya. Icyo gihe rero ushyiramo ugategereza iminota 10 kugera kuri 15 ugatangira gukoresha uwo muti. Ntabwo ari ikintu gishyashya cyane, yenda hano byabyitwa gishywa kubera yuko tukibonye none. Bishyashya ku bantu benshi, dore ko uyu munsi no mu Rwanda urubyiruko rufite hejuru ya 70%. Ushobora kuba batazi imiti gakondo cyangwa ibimera bikoreshwa mu buvuzi, kuko cyane cyane bizwi abasokuruza, basogokuru, ba mama, abantu bakuru nibo bari babisobanuye cyane. Niyo mpamvu uyu munsi twaje no kuri tere kugira ngo tubirebe, tubyereke urwo rubyiruko, tubereke yuko ni wacu dufite abahanga mu gukora no mu kumenya guhinga imiti gakondo, imiti ishobora gukomokaho imiti yewe igezweho. Hanyuma hano turabona ibyatsi byinshi, turabona nk'iki cyatsi, iki cyo cyitwa ngo iki? Iki ni chia. Hari chia bakunze kuvuga ngo chia seeds. Iyo bavuze chia seeds ni mu Cyongereza, seeds ni izi mbuto. Izi ni imbuto za chia. Ushobora kuzikoresha rero ukazitera ukameza ukabona iyo chia. Nk'iyo nitwa twayikora ubushakashatsi bwinshi, kubera ko tuyisaruye kabiri. Iyo tutaragira ubushakashatsi bufatika ntabwo twihuta gutanga amakuru. Hanyuma hano rero naho hari ikindi kimera. Iki kimera cyitwa hibiscus. Hibiscus rero urabona kano kabuto kayo, iyo keze barashishura, bashishura gutya. Noneho utuntu bashishura tumeze nk'amababa, utu dutukura nitwo bakoresha bakatumwa. Benshi bakoresha mu byayi, ndetse bagenzi bacu hari igihe bajya babyiyakiriza mu matorero atandukanye, murabizi. Ni iki kimera rero nacyo kigira. Iki ngiki cyo kiri hano ni igicunshu. Mujya mwumva ngo igicunshu ni iki? Iki rero kikaba ari igitagarasori. Mujya mwumva ngo igicunshu ni iki? Iki ni ikimera cyitwa byinshi de Madagascar. Benshi bakibona nk'ururabyo. Tusanga tubibona mu gasozi. Bakibona nk'ururabyo, ariko tugikoresha nayo mu miti itandukanye. Kivura cyane byinshi, ivura mu nda. Ivura mu nda. Hari abantu benshi bakunze kugira ibibazo bitandukanye mu nda. Aha ngaha rero naho turakifashisha. Hano rero hari ikindi kimera dufite cyitwa umugombe. Umugombe abantu ba kera bajyaga bakoresha, bakawukoresha ku ndwara z'uruhu rimwe na rimwe, ndetse bakaba nawe ukashobora kubavura mu bintu bitandukanye. Dukomeje rero hano turagera ku gisura. Iki ni igisura, ariko iyo ukozeho nyine kirakubaba birumvikana. Kikaba rero haza hano tugera kuri kino kimera cyo cyitwa Lipia araba. Uyu ni umuti ukomeye cyane wa gripe. Umuntu ufite gripe ni kitumuha. Akinywa iminsi akinywa icyayi cyacyo. Amajyani yacyo turayagwa rwose, iminsi 2 gripe iba yavuyemo. Ikindi ifasha no ku gifu. Abantu bafite ikibazo cy'igifu. Iyi rero nayo ikaba ari geranium. Geranium rero nayo dukunda kuyikoresha, irafasha cyane ku buryo nk'iyo geranium abantu benshi bayimenyereye bayikoresha amaparfum, ibintu by'amavuta bakora mu oil essentiel ya geranium, ikora ibintu byinshi bitandukanye. Hano rero dufite icyo bita menthe poivrée. Menthe poivrée ni iki ngiki, kikaba ari nacyo kivamo korugate. Benshi mukunda gukoresha korugate. Ntabwo bitangaje yuko rero Abanyarwanda bose bakoresha korugate. Simbona impamvu batakoresha kino gihingwa cyahingwa, noneho abantu bakajya babona korugate ikanahenduka, kubera ko tubihinga iwacu. Tugenda tureba bya bimera byacu, aho tugenda tukagera noneho ku murima nyirizina. Umurima ugaragara hano urimo none bimera byakuze. Uyu murima uko bigaragara mwabonye yaciye seeds, yaciye twababwiraga. Yaciye noneho rero aho yakuze noneho iri mu butaka noneho. Ntabwo yenda bibuze gusanga humura cyane, ariko noneho dore ya mikunde nagira ngo mbabwire, iki giti cy'umukunde ni igiti gifite ubukungu bukomeye cyane mu buzima bw'abantu. Iki giti cy'umukunde ni igiti mu by'ukuri kivura umuntu wagize ikibazo. Iyo umuntu yariye ibintu bimuhumanya, ibintu toxique, kirifashishwa kigashobora kugenda kirwanya iyo nuze. Yego imikunde bayigiraho ibintu byinshi abakera bavugaho byinshi, ariko twebwe icyo tubiziho ni ibyo ngibyo bijyanye no kuvura gutyo. Hari n'izindi ndwara kigiye kivura nazo
twazagenda tubasobanurira mu gihe kiri imbere, twafashe igihingwa ukwacyo, ikimera ukwacyo tukagisobanura. Hano hari ikindi, hari iki ngiki itajetesi. Tajetesi niyo mwita nyiramunuka nabi, ariko twebwe kuri kuwage dushatse twahita nyiramuhumura neza, kubera yuko ibyo bavuga yuko ari nyiramunuka nabi, uramutse ushatse kwihumuriza ihumura neza cyane, na antibiyotike nziza cyane, kuko irafasha cyane, iravura nayo indwara zitandukanye. Antibiyotike nayo bayinywa mu mazi, donc ne fusion, ibi byose tubanza tugakora fusion, noneho tukabasha kubinywa. Aha rero murabona ko deja birahinze, umurima wo murawubonamo hano. Winjiye mu murima hano winjiye mu murima nyirizina, waza ugasangamo n'ibindi bimera hano. Urabona yuko hari ibitagarasoryo, urabona ko bimwe biraneze, ndetse ibitagarasoryo uzi ko abo hambere yaragihekenyaga, urabona ko nk'ubu ngahekenye, ariko mu by'ukuri twebwe tubitanga byumye, tugafata ku gipimo gihagije, ku buryo umuntu wese yamaze gufata icyo kurya agahekenya igitagarasoryo, udutagarasoryo nka 3, ubuzima bwe bugenda neza, n'amakanseri ntashobora gupfa kumwegera. Niyo mpamvu rero igitagarasoryo ni umuti mwiza cyane, dushaka guhamagara buri wese kugira ngo azagende awukoresha. Ibimera rero mu by'ukuri tuberetse hano muri kuwage murabibonye. Ibindi bimera biri mu mirimo itandukanye nk'uko twababwiye, za Karongi, za Nyabihu, Kamonyi, aho hose hari ibimera bitandukanye. Ndumva rero mu by'ukuri muri kuwage twagira ngo tubibutse yuko uzabikenera wese azabariza kuri ya nimero nyine 0783 Murakoze cyane muri kuwage mubera umuyobozi wa kuwage arakoze cyane kuri iyi kampanyi yabo bashinze, iki kigo gikomeye gikora ubushakashatsi ku buhinzi burengera ibidukikije n'ubuzima, niba ntabivuze nabi pardon. Ariko kandi mu bigaragara twasuye ibihingwa bitandukanye berekaniraho ibyo bavura cyangwa se ibyo bihingwa icyo bikorwamo n'imiti itandukanye. Twananyweye ku cyayi, twanyweye ku majyane afite umumaro utandukanye, cyane cyane ku bijyanye no mu nzira z'ubuhumekero, mu nda n'ahandi hatandukanye. Twabonye ibyatsi bitandukanye birimo geranium, twabonye mente poivre, twabonye nyiramunuka, ariko bo bavuze nyiramuhumura neza kubera ko ikora anti-inflammatoire cyangwa antibiotique. Twabonye ibyatsi bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi cyangwa ibyo twakwita plante medicinale. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu byiza, ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane kugira abahanga iwacu nabo bashobora kudufasha gukora imwe mu miti itandukanye yewe ikomoka ku bimera dusanga iwacu. Ni nayo mpamvu Horaho Life mu ntego zacu turi kwegera abantu batandukanye, abahanga b'iwacu, twifashishije kumenya ibikorerwa iwacu, ibihingwa iwacu bishobora gufasha abantu kugira ubuzima bwiza, kwirinda indwara, dore yuko tugomba gushakira natwe ibisubizo iwacu, dore ko uyu munsi isi ya none iratwigisha ko ibintu byinshi tugomba kugira abahanga babikorera iwacu, natwe tukagira inganda zikora iyo miti kuruta uko tujya kuyikura ndetse hanze. Rero abavuzi gakondo n'abandi bose bakora ubushakashatsi bakwegera kuwage kugira ngo babone imwe mu miti ikoze neza ndetse itunganyijwe, dore yuko kuwage bamaze imyaka myinshi cyane, bifuza kumara imyaka irenga 400, ubuvuzi bwabo bwarateye imbere, ubushakashatsi bwabo bwarateye imbere, ndetse mu myaka myinshi bamaze no mu buhinzi bunini bamaze gukora burenze hegitari 14, bakaba batwereka yuko bafite intumbero nini zo gukora imiti ikomoka ku bimera, yewe no gukora huile essentielle. Huile essentielle ni ubu bwoko bw'amaparfum cyangwa se bw'amarikide akoreshwa mu guhumuza, mu kuvura, yewe no mu gutuma ahantu hamera neza no kwica ubusimba bushobora kwangiza imyaka. Tubibutsa yuko ibintu byabo biri organic, ntago bakoreshamo imiti yindi itandukanye chimique yakwica udukoko cyangwa se yakwangiza, bityo ibintu byabo n'umwimerere kandi bigakoreshwa mu gufasha abantu no mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, kubarinda indwara, yewe no kubavura mu buryo butandukanye. Muri kuwage turabashimiye cyane, mubera turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe, mwakoze kutwakira, mwakoze kutwereka ubuhanga bwanyu, kandi turashishikariza n'abandi kubagana, dore yuko mufite ibintu byiza kandi mwimerere bidafite ingaruka n'imwe ku mubiri w'umuntu.
turabashimiye cyane. Murakoze cyane, natwe turabashimiye cyane, kandi tukaba twifuriza abanyarwanda bose gukangukira kuyoboka bino bimera, cyane cyane ko biri gufashana mu bintu bijyanye n'indwara, ziriya ndwara cyane cyane twakwita maladie de la civilisation. Usanga abantu harabaye ikintu cyo kurya mu kajagari, uburyo turiye tukarya ibintu bitwangiza, ariko tugahindukira bino bimera byacu bikatuvura. Ngibi ibyo kudutabara ni ibi bimera byacu. Karibu muri bino bimera byacu, turahari kandi dutumiye buri munyarwanda uwo wese kugira ngo abyitabire, bimufashe, bimurengere, tugire intege, dukorere igihugu cyacu kandi twese dukunda ibimera byacu. Murakoze cyane, turabashimiye. Rero ubuzima bwiza n'inama ku buzima nakagaruka kuri Horaho Life Channel. Turababwira ko tuzabagera hose kugira ngo tubereke abahanga biwacu, tubereke n'ibikomoka iwacu, ibimera bivura ndetse n'ibindi byose byabagirira akamaro ku buzima bwanyu. Ni muri Horaho Life, mwibuke gukora subscribe kandi muzasure MUBERA LEON kugira ngo mumenye icyo mureko babafasha abavuzi gakondo n'abandi bashaka kwiyitaho no kwita ku buzima bwabo. Nimuhagere mumenye zimwe muri product z'ingenzi ku buzima bwanyu. Turabashimiye cyane, naho ubutaha ni muri Horaho Life kuri YouTube channel yanyu. Turabakunda, murakoze cyane.